Ndabasuhuje abakunzi ba Ivan Official, mwebwe tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5 muri abantu b'ingenzi. Ndavuga abantu bakoze subscribe nyuma bakajya baragaruka bakareba ibiganiro dushira kuri channel yacu. Mbahaye ikaze. Mu by'ukuri nawe niba ari bwo bwa mbere ukinguye iyi channel wakora subscribe, dore ko ntacyo bisaba, n'ugukanda kw'iryo jambo ryanditseho subscribe ukakanda ku nzogera, tukajya twibanira umunsi ku wundi 5 kuri 5 kuri Ivan Official. Ndabizi neza mufite amatsiko menshi cyane mbere yuko mubona aya mafoto arimo gucacana ku iyi video. Murabibona neza, uyu ni umutegarugori bita Honorable Akifeza Grace Ngabirano MP, umudepite wa Kisoro District. MP cyangwa se ni umutegarugori uje gukikira abategarugori ba Gisoro. Uyu niwe uherutse mu by'ukuri kwicara mu intebe y'ubwa MP mu minsi ishize, mu minsi mikeya cyane, ariko reka nkubwire amakuru y'uyu mutegarugori. Ese bimeze nka gute mu mikorere ye, ndetse n'ibyo yasezeranije bimeze nka gute? Turi kureba yuko mu by'ukuri iyo urebye aya mafoto acacana, uyu mutegarugori yizewe n'abantu, abantu bamugirira ngo icyizere, bamuha amajwi menshi, niko kumutuma kugira ngo aje kubakikira. Hanyuma mbere yo kugerayo ngo ntabwo yicaye kandi siyigeze atuza. Mu by'ukuri yakoze ikintu cyo nakwita gikomeye, ndetse n'abandi bose ngo babyita ngo ibyo yakoze birakomeye cyane. Uyu mutegarugori mbere yuko yitorora amarwariro yo muri Kisoro, ngo hari amarwariro amwe yasanze ameze nabi, adafite uburyamo, adafite ibitanda, imifariso itahari. Ngabibonye nka guco, aravuga ati mu byo niyemeje n'ibi birimo. Niko kugenda mu ntebe kuja gukika. Agezeyo ajana iki kibazo cy'abarwayi kubura aho kuryama ndetse n'aho kwifashisha. Hanyuma ko yabishikirije ngo ababishinzwe babyakiriye neza, none uyu munsi wa none ubwo tuvugana ngo ni ibisubizo. Amakuru arimo gucacana ari kuvuga ngo uyu mutegarugori icyifuzo yagejeje kuri president wa Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, cyashubijwe. Icyifuzo cy'uburyamo bw'abarwayi mu marwariro atandukanye, yo muri Kisoro. No kuvuga ngo uyu mubyeyi muri iki cyumweru, no kuvuga ngo iki cyifuzo cyarashubijwe, aho twabonye ibitanda bigera muri 250 byageze inaha muri Gisoro, tukabona n'imifariso yaho 250. Mu by'ukuri ayo ni yo makuru acyacana. Ndabizi neza uri kureba amafoto, reba ayo ibyo ni ibitanda, reba uko abantu babyishimiraga, reba imifariso ukuntu mu by'ukuri abantu babyishimiye, ariko byose ngo babikesha His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ni ukuvuga ngo uyu mutegarugori nta n'umwaka yari yamara mu ntebe, ariko mu by'ukuri ntaryama, ntabwo asinzira kugira ngo ateze imbere abaturage bamwizeye, bakamutora, bakamuha amajwi menshi kandi bakamugirira icyizere. Aha niho tubonera abantu benshi yuko mu by'ukuri ari kubigarurira cyane bitewe n'imirimo yarimo gukora. Honorable Akifeza Grace Ngabirano, mbabwire ngo nta yari yamara umwaka mu by'ukuri mw'iyi ntebe, ariko
ariko mu by'ukuri ngo ibyo akoze ni ibintu byinshi cyane. Ese dufite icyizere neza yuko mu by'ukuri no mu mwaka utaha w'ibihumbi 2026 yuko iyi ntebe agomba kuyegukana bitewe n'imirimo yarimo gukora? Mu by'ukuri uyu mubyeyi impande zose ngo imirimo ye iri kugenda neza nk'uko yabyijeje abaturage, ngo niko ari kubikora. mu by'ukuri Honorable Akifeza Grace Ngabirano mbabwire ngo ni umutegarugori mu by'ukuri ugira amagambo mu by'ukuri gavuga kandi akanasohoza. niyo mpamvu yababwiye ati mu by'ukuri muze twakire impano nziza mu by'ukuri guturuka kuri President wacu mwiza cyane, aho twabonye yuko abantu banezerewe cyane bitewe n'iki gikorwa cyo Honorable Akifeza Grace Ngabirano yakoze, anasaba abantu kongera kumushyigikira mu mwaka uri kuza w'ibihumbi 2026. ngo haye ikaze kuri Ivan Official, kora subscribe kugira ngo tujye twibanda umunsi kundi 5 kuri 5 tuzakumenyesha byinshi bifashe mu karere kacu ka Gisoro. murakoze cyane. Urakamera kuri channel ya Ivan Official. Aduna makurize. Urakaza neza kuri channel yacu Ivan Official, aho tumira amakuru yizewe. Urakaza neza kuri channel yacu Ivan Official, aho tumira amakuru yizewe. Urakaza neza kuri channel yacu Ivan Official, aho tumira amakuru yizewe.